Halo, 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 shalom, ndabasuhuje. Umwami wacu Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Mbahaye ikaze kuri Women in God Ministry ndetse no mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Karibu muze dufatanye uyu murimo kandi dukomezanye muri uru rugendo. Wowe urebye iri jambo ry'Imana nibwo bwa mbere kuri iyi channel, Imana iguha umugisha kandi wumve ko hari icyo umwuka w'Imana yagambiriye kuganira nawe abinyujije muri twebwe. Kandi turagusaba tukwegera ngo udutere inkunga udushyigikira kuko subscribe zanyu ziri mu zituma dukomeza gukora ibi bintu. Imana ibaho umugisha rero. Ijambo ry'Imana turi busome uyu munsi turi burisange mu Befeso ni ibice 6, ariko mbere yuko dusoma iryo jambo reka tubanze dusenge dushimire Imana. Turagushimiye Mana yacu nkuru, turagushimiye kubw'ineza n'uburinzi bwawe, tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yatambutse, wakomeje kurinda ubugingo ndetse n'imibiri yacu. Ntuhimbazwe, ndagushimiye ku bwa mwene data wese uri kureba iri jambo. Mana musabiye umugisha kandi reka ineza yawe igume ku buzima bwe kandi amazina ye akomeze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen amen. Nuko nari nibabwiye iri jambo tugiye kurisanga mu Befeso, ni ibice 6, turasoma umurongo wa mbere dusoreze ku murongo wa 9. Rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo inshingano y'aburugo. Bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko aribyo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Namwe base ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Namwe mbata, mujye mwumvira abashobuja ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashye muhinda imishyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukore iby'Imana ishaka mubikuye ku mutima. Mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu, kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azacyiturwa n'umwami, naho yaba imbata cyangwa uw'umudendezo. Namwe bashebuja abe ari ko mugirira abagaragu banyu, namwe mureke kubakangisha kuko muzi yuko musangiye shobuja uri mu ijuru, utarobanura abantu ku butoni. Amen amen. Bakunzi ba Women in God Ministry kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, iri ni ryo jambo Imana yashatse ko tuganira uyu munsi. Ni ijambo musanzwe mwumva cyangwa se mwari musanzwe muzi, ariko hari impamvu umwuka w'Imana ashatse yuko ryongera kunyura mu gutwi kwawe. Ni ijambo ritubwiye ngo abana bajye bumvira ababyeyi babo, kandi ngo babubahira mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndetse rihana ababyeyi riti, namwe babyeyi ntimugahana abana banyu mubasharirira ngo mubere abana banyu umutwaro, mutuma abana banyu bicuza iby'ubuzima n'impamvu bariho kubera ibihano mubaha muri ababyeyi babo. Ahubwo ijambo ry'Imana riravuze ngo mubahane mubigisha iby'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Kandi iri jambo ry'Imana rikongera rikagaruka rikavugana n'abantu bafite abakoresha mu by'uyu mubiri, ari bo twageranye n'imbata. Iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo mujye mwumvira abakoresha banyu cyangwa abashoboja banyu ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo. Iri jambo ryarantangaje umwuka w'Imana ubwo yarimbwiraga, amaze kurisoma. Si uko aribwo bwa mbere nari ryumvishije, ariko nongeye kumvamo amagambo numva nayo kwitonderwa cyane. Riravuga ngo mububahe muhinda imishyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Nibaza yuko hariho abantu babishobora, hariho abantu babikora neza, ariko hari n'abo iri jambo ry'Imana ryatsinda batubaha abakoresha babo bo kuri urwo rwego nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Rero iri jambo ry'Imana niribereyeho kudukangura, twaba ababyeyi twaba abana. Uruhande rwose uri bwibonemo rw'umwuka w'Imana ari bukubwire ko harimo ikibazo, ugerageze gukosora. Niba wari umwana, wige kumvira, wige kubaha ababyeyi bawe kuko harimo ingororano. Nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni ukugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Nubana amahoro n'ababyeyi bawe, hari imigisha ikuzaho kuko ababyeyi banezererwa umwana ububaha, bakamusengera, bakamusabira ibyiza.
kandi niwubaha abakoresha bawe ku by'umubiri, nabyo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa, ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukora iby'Imana ishaka mubikuye ku mutima. Ni ukuvuga ngo inshingano zose urimo uzikore nk'ukorera Imana, uzikore nk'utagambiriye kunezeza umuntu, ahubwo uzikore ubikuye ku mutima wawe, utanga ibyiza cyangwa se utanga ibyo wagatanze byose, atari igihe umukoresha wahagaze aho ngaho, atari igihe akureba, ahubwo ibyo bintu bikora igihe cyose n'igihe atareba, kuko uzi neza ko umukoresha wawe mukuru ari Imana. Kandi ijambo rikatubwira ngo nukora gutyo ugakora utagambiriye kunezeza abantu, ingororano zirahari. Ingororano zihari ni uko byatubwiye ngo kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azakiturwa n'umwami. Hari igihe umwami azazana ingororano z'imirimo yose yo twakoze mu isi, iyo twakoze dufite urukundo, byose tukabikora tubikuye ku mutima, tudahimana, tutitonganya, tutijujuta, ahubwo tukabikora twishimye tunezerewe, iyo mirimo tuzayigororerwa. Rero kandi ijambo ryagarutse rigaruka no kuri ba shebuja cyangwa se abo bakoresha, ngo namwe abe ariko mugirira abagaragu banyu, mureke kubakangisha, kuko muzi yuko musangiye shobuja uri mu ijuru, utarobanura abantu ku butoni. Niba waragiriwe ubuntu n'Imana ukaba uri umukoresha w'abantu runaka, ijambo ry'Imana riragucyaha rikaguhana kutabakangisha. Wibakangisha, wibatera ubwoba, nicyo kimwe na ba se b'abana hariya hejuru twabonye ngo ntimubasharirire. Wiba umukoresha usharirira abo ukoresha, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dusangiye data wo mu ijuru, kandi dusangiye shobuja wo mu ijuru, utarobanura abantu ku butoni, udakundira abantu ibyubahiro by'ibyo bari byo, ahubwo ureba buri muntu wese mu nshingano ze uko yazihamagawemo ndetse n'uko yazikoze. Niba uri umukoresha rero, ijambo ry'Imana riragusaba nawe gukora ibyiza cyo kimwe nk'uko imbata zabisabwe, zihinda umushyitsi ndetse zitinya, kandi zibikora nk'izitagambiriye gushimisha umwana w'umuntu n'umwe. Nawe mukoresha bari kugenza, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nitugenza gutyo tukabikora nk'abakorera Imana, umwami wacu azazana ingororano kandi azatwitura. Imana ibahe umugisha. Rero iri jambo ni ry'Umwuka w'Imana yampaye, ndimaranye nk'icyumweru, ni mesaje nimaranye icyumweru, ariko nagiye mpura n'imbogamizi sinabona uburyo ndikodinga, ariko ndashima Imana ko uyu munsi nyemereye nkaba ndikozeho, ndetse kandi n'ikindi gice cyasigaye cyaryo Umwuka w'Imana yari yampaye kuvugaho, naryo ndizera ko ndibuze kurikoraho vuba. Baye ndabakunda rero, Imana ikomeze kubarinda kandi mukomeze gukomerera mu mbaraga z'ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo. Tuzabonana ubutaha. Shalom, shalom.